Ibihe byiza nshuti abakunzi b'impemburo TV tubana umunsi ku munsi nongeye kubasuhuza mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose ndizera ko mumeze neza cyane niba utameze neza ibihe bikaba bitakoroheye reka nkubwire ko ari igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi ngewe nitwa Vitali ndihinyurwa mba ndi kumwe na hori kuri kamera uyu munsi ndi kumwe n'intumwa y'Imana Bishop Revera Prophet Gerard uraryohera ako kantu utangiza kararyohera cyane nimba ibihe bitakoroheye ari igihe bitatworohera ariko Imana ikatuzana ikindi gihe tugahembuka. Yes nikuze kuri isi nokuri ndagakunda ni igihe cyawe cyo guhembukana nawe uganigize ugahembura abandi nokuri ariko abantu baba babyumva ibi ntabwo mbizi nuko umuntu narya gahaga agibuka ko hanze hari abandi bashonje sibyo umuntu naba afite 10 yagibuka ko hari abadafite n'igihumbi nokuri nicyo bita guhembuka warangiza ugahembura abandi. Bishop ariko ubundi wenda ukubisasunyibutse ukozasunyibutse buye ko tudaherutse kubona urya gufasha abantu ni ibikorwa twari tukumenyereyemo ndetse twari tukuzuma abantu benshi babikumenyemo ariko ntiduherutse kubona ujya gufasha abantu shyira abantu ibyo kurya ndetse hari n'umumama umwe muri ba mama wigeze gusura jo muri yaramamaga ambwira ngo bamusoye mu nzu. Bishop mise mbyibuka la mbo ntabwo ari uko nagize ubugugu kuko nanjye nageze ku mpemburo ndahembuka ndangije nanjye mpembura abandi ariko gusa reka mbanze shimire umumama umwe uherutse kumpamagara arambwira ati nakurikiranye ntekereza ko yashobora ko yarambonye muri cya kiganiro twakoze cy'ubushize ari Canada Imana imumugisha yarambwiye ati ndifuza ko tuzajya dufatanya uriya murimo wo gufasha abantu ntabwo yamaye ifaranga wenda ngo mvuge ko nzifite ariko yarambwiye ati ndi gutegura kugira ngo dubyutse uriya murimo wari watangiye wo kujya ujya guhembura abandi mbo igihe cyabiteye rero naje kwikubitamo uburwayi amafaranga ashirira mu burwayi bituma umurimo udakomeza kandi nkuko nabikubwiye mfite abantu 70 bamaze ndabandika niyo ntafite ubushobozi ndabandika nkabasengera kugira ngo giye nimba nabishoboye kubafasha Imana ikoresha abandi babafashe maze kugira abantu 70 bo mu miryango 10 bo mu miryango 10 iyo miryango 10 rero ikeneye ubufasha ikeneye guhembuka nkuko natwe twahembutse ubwo rero icyatumye mbihagarika ni bwa burwayi uzinagize nsa n'uwihugiyeho amafaranga ashira mu burwayi ariko ndatekereza neza ubwo nabonye umwe ifondasiyo yabonetse n'abandi bazagenda baza badukurikirana uwo mama kandi nawe basohoye mu nzu yarambabaje nuko wenda nabuze uburyo kinjya kumureba bitewe wenda na situation mbura ukuntu mpagera kuko ni hirya yazanya kariro ariko ndumva dukwiye kugira icyo dukora vuba cyane ko n'inzu zari ntago ziba zihenda usanga ari 20-15 muba dukurikiye waba afite uwo mutima wo gufasha ndatekereza kugira neza Bibiliya iravuga ngo ineza yanyimenwa n'abantu bose umwami wacu ari bugufi waba afite ubushobozi yatuma Vitali yatumage turiteguye kugira ngo tumutumikire tumugirire nyakariro twishyurira uriya mu bintu Yesu azatwishimira mu ijuru ntabwo Yesu azigera nshimira amakostime 10 mbitse mu nzu yanjye nta nubwo Yesu azigera nshimira imifuka 50 y'umuceri nariyegewe ariko ikiro kimwe nahaye umukene kiranditse mu ijuru nzakigororerwa ishati nambitse umukene mu ijuru iranditse nzayigororerwa niyo mpamvu Yohana yanditse tumaze ibisi tuvuga ku bya Theogene abantu benshi bakora deba ku rupfu rwe ariko Yohana yaranditse mu gitabo cy'ibyahishuwe aravuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami umwuka atiye baruka imiriho n'imihati kuko imirimo yabo muri iki gihe biragoye gukora neza n'umuntu arabikora akagira akananirwa kuko ari igihe dukora abantu bagategereza amashimwe ako kanya genda bikora niyo umuntu atanshima hari umuntu wabonye nubatse yanzu yo mu Bugesera ku Ruhuha yamagaze 3,800,000 none umuntu abonye nayitanze n'umukozi w'Imana mugenzi wanjye aramamagara avuga ati ariko sha atuhaga neza pe nukuri muhima n'umushumba yarambwiye ati uhaga neza pe atubu wagiye kubakira inza bari abasaza benda gupfa ati yuba ari igihe yubakira ndavuga ntabwo turi abacu ngo twigenge niko Paul yavuze nanjye ari kubwanjye ntabyo nakora kubwanjye nirebyeho nkareba utubazo umuntu aba afite kuko iyo wirebyeho haza akantu ko kwikunda cyo cyatumye Paul yandika aravuga ngo nimwizirikane ubwanyu nshimiya titre ya televiziyo yawe Impuguro TV
Paul yaranditse aravuga ngo nimwizirikane ubwanyu ahubwo muzirikane n'abandi ngo mugire wa mutima uri muri Kristo Yesu. Urumva rero uwo mutima urabuze mu babyeyi, urabuze mu bagabo, urabuze mu basore. Arambwira ngo iriya nzu kuki atari je wayubakiye. Ndabwira ni iyo biza kuba ku bwanjye nakarebye wowe, ariko kubwa ari kubw'Imana nagiye aho batazi naho ntuye, nta nisano dufitanye, ariko we duhura ku munsi ku muntu. Sibyo? Nuko ariko icyo nshaka kuvuga nuko umurimo urahari. Kandi twibutsa abantu ko ibyo dukora byose ingororano zabyo ntabwo ari hano ku isi. Sibyo? Hano nta ku isi nta ngororano zabyo dutegereje. Ahubwo ibyo dukora byose byiza by'umurimo w'Imana ingororano zabyo ni mu bwami bw'Imana. Sibyo? Aho ngaho niho dutegereje ibihembo. Twihangane. Hari igihe umuntu akora neza abantu bakabica intege, abantu bakabikritikaho, ariko komeza ukore neza. Sibyo? Kuko Paulo yaravuze ngo ineza yanyimenywe n'abantu bose umwami wacu ari bugufi. Rero abafite umutima w'urukundo, abafite ubushake bwo gukorera Imana, turahari kugira ngo mutunyuremo dukorera Imana kandi ubwami bw'Imana burusheho kwamamara. Urakoze cyane. Muri iyi minsi abantu bagenda bavanga izuba ryaracanye, ariko ryacanye no mu murimo w'Imana. Nibyo. Abakozi b'Imana kubera izuba ryabacaniye. Icyambere abantu batakaje ibihe byo gusenga. Bundi ntabwo izuba ryajyaga gucanira abantu b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana, kuko twe ntabwo duhindurwa n'ibihe, ahubwo twe duhindura ibihe. Ntabwo umukozi w'Imana ahindurwa n'ibihe, ahubwo ahindura ibihe. Ko tusige tubona bahindurwa n'ibihe. Nyine ni ikimenyetso cy'uko urabizi hari ikiganiro nigeze gukora kivuga ngo imbaraga z'Imana zikorera mu bera. Sibyo? Ni ukuvuga ngo Imana yigeze ibwira Abayisiraheli abwira ngo umuriro wanyu ntukazime ku gicaniro, ujye uhora waka. Iyo umuriro wazimye ku gicaniro rero iwacu bagiraga ahantu bacaniraga inka. Urumva? Ku gicaniro aho bacaniraga inka. Iyo bacaniraga inka, inka zafataga wa mwotsi uva mu gicaniro cy'inka. Noneho iyo umuriro wazimaga, urumva, imbwa z'iwacu, imbwa zabaga mu rugo, urumva, zaragendaga zikajya kwiryamira muri ryavu. Wabyumvise? Igicaniro rero cyazimye, imbwa ziraza, ubusambanyi buraza, ubusinzi buraza, ubujura buraza. Urumva? Imbwa zaryamye hari igicaniro, hari mwuka, hari ijambo, haryamye imbwa. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli avuga ngo umuriro ujye uhora waka ku gicaniro, kuko igicaniro kizimye inturo ziraza, imbwa ziraza, ibihunyira biraza, imiserebanya iraza, ikaza kwiryamira muri ryavu. Nuko bimeze. Niyo mpamvu ibicaniro rero iyo umukozi w'Imana wese atakaje ibihe byo gusenga, ibihe biramuhindura, kuko nta kindi turusha abandi. Turi abantu nk'abandi, tunanirwa nk'abandi, dusonza nk'abandi, dukena nk'abandi, tubabara nk'abandi, ariko ibanga aho rihishe ni mu gusenga. Yero gusenga kwa abantu ibintu byo gusenga byabanamutsemo. Ndashaka gukomeza titire yo kwitwa umushumba, ariko indangagaciro za gishumba zaragiye. Ndashaka gukomeza kwitwa prophet, ariko indangagaciro za prophet zaragiye. Nshobora no kuba ngifite impano, kuko impano nta ihurira n'ubugingo. Urumva? Abigishwa 70 birukanye abadayimoni, Yesu aravuga ngo nimwishimire ko abadayimoni babumviye. Ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bishatse kuvuga iki rero? Dayimoni ishobora kukumvira, ariko izina ryawe ritanditse mu gitabo cy'ubugingo. Igicaniro cyarazimye. Kubera iki abantu bajya bambaza icyo kibazo? Kubera iki ibyo bishobora kubaho? Impano tekereza nyine byitwa ngo impano z'umwuka. Impano ni iki? Vital urabona turi inshuti. Imana imbabari icyo mvuze ntikizabe. Ushobora kunkunduka impano. Nidushwana nimba uri umuntu w'umugabo, ntabwo uzambwira ngo ya mpano wampaye yisubize. Naba ndi imbwa. Waba uri imbwa. Wabyumvise? Ahubwo turashwana ya mpano nkagira ne nkayigumana. Ni nuko Imana bimeze rero. Nuko Imana bimeze. Imana ni umugabo. Iyo tugiranye ubusabane nayo iduha impano. Hanyuma iyo ushwanye utandukiriye ugatandukana nayo, ntabwo igakanga kuvuga ngo mpa ya mpano. Yayikurekera. Irayikurekera. Wowe yavuga ngo wivuga ngo irayikurekera. Sikari byo. Niyo mpamvu uzasanga umuntu afite impano ariko nta mbuto. Oya ntabwo byumvise. Biri kugenda biza. Biriko biraza. Usanga umuntu afite impano nta mbuto, ukibaza kutasengera abantu bigakunda. No, ni impano afite ariko ntafite imbuto. Nicyo cyatumye Hozana iririmbira avuga ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Kumenywa n'abashumba ntacyo byamarira. Kuririmba neza no kubwiriza neza ntabyo nakamaro. Ahubwo icyo nifuza kumenya nuko izina ryanjye ryanditse mu gitabo. Rero hari igihe tubona dutunze impano tukagira ngo tutunze n'ubwami.
ariko tukaba tutacyumva ijwi ry'Imana. Imana igakora ukirukana dayimoni zikagenda, Imana igakora ukazana ukabwiriza bikagenda, ariko uri umwana wo kurimbuka, kuko impano ntayihurira n'ubugingo. Yego, impano nta hantu ihurira n'ubugingo. Mu bihe bisa nk'ibi ngibi wenda abakristo cyangwa se abantu cyane cyane kuri social media nibo bakunda gucumuzwa n'icyo kintu, cyangwa se n'abakozi b'Imana bagiye batandukanye bagenda bagaragara. Mu by'ukuri ni iki kintu abantu nk'abo bashobora kuba bakora kugira ngo nabo bakomeze bajya mu rugendo rwo mu ijuru, bakomeze be kuzajya bacumuzwa n'ibyo bintu? Ariko buri munsi naragitanze vitari, n'ubushize narakivuze, nabwiye abantu hari ibintu bitihisha bine biranga umukozi w'Imana byonyine. Ntabwo umukozi w'Imana arangwa n'indimi, ntabwo umukozi w'Imana arangwa n'ubuhanuzi, ntabwo umukozi w'Imana arangwa no kuvuga mu ndimi, ntabwo umukozi w'Imana arangwa n'uko izina rye ryamamaye. Urumva? Hari ibintu bine navubwiye abantu, kandi aba bantu mba mbibigisha kugira ngo mubifate. Ibintu biranga umukozi w'Imana ni ibintu bine, si ikoti, si karuvati, si ukuza nibombaritse, oya. Ibintu biranga umukozi w'Imana ni ibintu bine. Icya mbere ni urukundo rutarobanura, urukundo rwihangana. Turutondagura se dutondagura inshinga urukundo, abantu barita bumva ko nta n'urwo bagira. Urukundo rwihanganira byose, rubabara byose, ntirutekereze ikibi ku bandi, guhana no kuvuga indimi bizasha, ariko urukundo ruzagumaho. Mbega urukundo ukuntu ari rwiza. Umukozi w'Imana arangwa n'urukundo, akunda abakiza, agakunda abakene, akunda abiza, agakunda abaswa. Umukozi w'Imana akunda buri wese, ndetse n'abanzi barabakunda. Uwo niwe mukozi w'Imana. Iyo niyo nkingi ya mbere igaragaza umukozi w'Imana. Inkingi ya kabiri igaragaza umukozi w'Imana ni uguca bugufi. Uyu munsi twirirwa twirukanka inyuma y'abantu baturenze, n'aba badukurikiye bafite isengero, bafite n'abo bakurikira, ariko barirukanka inyuma y'abantu babarenze. Urumva? Mu byubahiro umukozi w'Imana icya kabiri kimuranga si Bibiliya, si uguhanura, si gukora ibitangaza, arangwa no guca bugufi. Guca bugufi ndiyo uje ugusanga wese ukamwakira. Guca bugufi. Ubu rero abakozi b'Imana bo muri iki gihe bararusha ibiro Scania ipakiye sima iva kuri simerwa hakurya mu Bushenge. Mu Bushenge ni hehe? Mu Bugarama. Bararusha ibiro Scania ipakiye sima, ariko umukozi w'Imana wese ushaka gukorera Imana wese yige guca bugufi. Abo mubona rero bakorera Imana badaca bugufi ntabwo ari abayo. Ni abakozi ku giti cyabo, cyangwa ni abakozi b'inda zabo, cyangwa ni abakozi b'amadini yabo, ariko si abakozi b'Imana. Umukozi w'Imana kabiri kimuranga ni uguca bugufi. Icya gatatu kwihangana. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Kwihangana, tukihanganira inzara, tukihanganira ubukene, tukihanganira ibitutsi, tukihanganira gusuzugurwa, tukihangana mu bibazo, tukihanganira mu byo duhura nabyo. Umukozi w'Imana wese udashobora kurekonesa ngo yihangane ntabwo ari umukozi w'Imana. Kristo yihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha, Kristo yihanganiye ibitutsi yatukwaga, arabyihanganira, kandi uwo niwe tugomba kugera ikirenge muke. Umukozi w'Imana agomba kuba yihangana. Ubwo ni ukugira ngo dufashe babandi bakomereka. Icyaka naricyo cyanyuma, umukozi w'Imana agomba kuba atunze imbabazi, ari umunyembabazi. Ko tusiga tubona bamwe bajya gukaranga abandi bakajyana kajya kugira ngo cyati ndamukaranze Kigali mubone. Biriya ni ubujinga. Biriya urabona leta yacu yashyizeho amategeko akomeye. Amategeko akomeye nabuza abantu kwihorera no kwihanira. Wabyumva? Rero uriya muntu impamvu abakaranga kuriya kamere y'ibimo, iyo hatabayeho itegeko rimutangira yakagiye yakamutema. Urabona? Kuko nigeze nsanga abantu bari gukubita ibiti mu butayu, mfata inkoni nanjye ndabakubita. Uzi bakubitaga ibiti bavuga ngo ndakubita Thomas, ndakubita kanaka, mana ukumukubisa bari kumukubita. Ndavuga n'aba bantu rero iyo hataba amategeko n'inzego za polisi ziri maso bakabaye bagiye gukubita aba bantu. None babuza aho babakubitira, baza gukubita ibiti bya leta. Urakurikirana? Ayo masengesho ntabwo abaho. Ayo ni amasengesho y'ubugome. Bene ayo masengesho Imana ntiyumva. Ayo ni amasengesho ya kamere. Erega uzarebe no kuri aya mashusho media hari igihe umuntu avuga bitewe na karakteri ze, akerekana karakteri ye n'amarangamutima, abantu bakagira ngo niko kuri. Ntabwo ari ko kuri, kuko nta ibyo bintu byanditse muri Bibiliya. Ariko ibimvuze bine nabikwereka muri Bibiliya.
umukozi w'Imana agomba kuba ari umunyembabazi, kubabarira, ndetse byaba ngombwa ukababurira ukivirirana. Stefano bamuteye amabuye, arararama aravuga ngo data ubababarire. Yesu ari kubambwa yaravuze ngo data ubababarire. Urumva? Stefano ngo bamuteye amabuye, aho kugira ngo arebe abayamutera, arararama yuzura umwuka wera. Imana nabo bakozi ikeneye. Imana nuwo mwizera ikeneye. Arararana ibaze kuba bari kugutera amabuye ukava mu mubiri, aho kugira ngo uterwe nawe kimwe kibatere. Ava mu mubiri aravuga ngo mbonye ijuru rikingutse, mbona Imana na Yesu Kristo ahagaze iruhande rwe. Byari bifite icyo bisobanura. Iyo turi guterwa amabuye ntabwo nza yuri gutebwa, Yesu arahaguruka. Urumva? Bundi Kristo Bibiliya avuga ngo azamuke yicara iburyo bwa se. Avuye mu isi yarazamutse yicara iburyo bwa se. Ariko Stefano amubona yamubonye ahagaze. Urumva? Rero iyo turi guterwa amabuye y'uburyo butandukanye, Kristo arahaguruka. Ntajya yemera ko duterwa amabuye yicaye. Urumva? Rero indangagaciro ya kane ku mukozi w'Imana wese, indangagaciro ya kane ni ukubabarira. Kandi izi mbabazi turazikeneye. Ukababarira abakuvuga, ukababarira abakwanga, ukababarira abaguca intege, ukababarira. Imbabazi ziturange mu mirimo yacu ya buri munsi. Imbabazi ziturange nk'abashumba, imbabazi ziturange nk'abaririmbyi, imbabazi ziturange nk'abadiyakoni, imbabazi ziturange nk'abaprofeti. Imbabazi. Bishop, hari ikintu kimaze iminsi kinugwanugwa, kimaze iminsi kivugwa n'abantu batari bamwe, n'abakozi b'Imana bagiye batandukanye, nyuma y'urupfu rwa Pastor Theogene, ndetse banavuze ko ashobora kuba yaratambwe. Uyu munsi hari umwuka umeze gutya. Buri muntu wese uri kugira icyaba, akoze agisida, ararwaye, wese bari kuvuga ko bamutanzeho igitambo. Ubundi hano mu Rwanda hatambwa ibitambo, hari abakozi b'Imana batamba bagenzi babo. Iki kizamini ndagitsinda ne? Simbizi. Mbere yuko nza muri iki kiganiro, muye na pastor wa Alarme hano dukorera. Yego. Anyijije muri office ye hariya. Xavier. Pastor wo muri Alarme. Muzehe uri. Manager Alphonse. Yes. Yego. Aranyicaza. Arambwira ati ibintu ndi gusoma kuri social media nibyo. Ati nkawe ko nkuzura umuhanuzi. Yego. Niki Imana iri kukubwira koko birashoboka ko umuntu yatamba undi? Ndamubwira ngo igitambo cyakuyeho ibitambo byose ni igitambo cy'Ikaruvari. Aho ni kubizera. Kuba pagani abantu bashobora gutamba abandi, ariko nta muntu ushobora gutamba umuntu wasizwe. Bibaye ari uko abantu basizwe baba ari abanyentege nke cyane, Imana dukorere yaba ari nyentege nke cyane. Yes. Ushatse kuvuga ko badatambwa? Ndabisobanura rwose. Kamahembe ari kubitura abantu. Amahembe se ni impanuka ziri kuritura abantu ngo banaroga n'impanuka. Numvisha abantu ngo baroga n'impanuka ngo na kanseri bararoga. Ariko ibyo bantu baroga, ibyo bintu ni ugucanganyukisha abantu. Kandi bene abo bantu bafite abayoboke benshi babakurikira, bafite n'abantu benshi babatega amatwi. Twibukiranye ibi ngibi. Theogene yakoreye Imana. Yego. Ni umukozi w'Imana cyane. Sibyo? Nta muntu numwe wamutambweho igitambo. Igihe cyo gutaha kwe cyari kigeze. Imana icyura impinja, igacyura aba urubyiruko. Buravani ntago yagiye ejo bundi. Yego. Ntuze ntago yagiye Yanga ntago yagiye. Sibyo? Mvuge n'abandi se. Tukomeze dutondeka n'abandi. Imana icyura abantu bagenda buri munsi. Kandi abantu bapfa impfu zitandukanye. Hari abapfurwa ikigarogo, hari abatsitara muri dushe bagahita bapfa. Urumva? Kari umuntu bitwagiraga ka CGM waririmbaga yateraga indirimbo, yakundaga gutera indirimbo. Yanyereye muri dushe akubita umutwe asarapfa. Wa mukobwa wapfuye w'igisenyi yitwa nde? Wanyereye muri dushe yitwa nde? Yanyereye muri dushe? Siyaguye yose anyereye muri dushe. Gisele. No se siyagunyereye muri dushe bakamujyana akaza gupfa. Yego. Gisele ntagapfuye ejo bundi. Nawe tuvuga ko bamutambye ibitambo. No, isi kuva kera abantu barapfaga. Urumva? Yego. Abatubwirije ubutumwa barapfuye ntawe batanzeho ibitambo. Urakurikirana? Ariko urujijo kuko abantu bakunze kuba injiji.
abantu bakunze kujijwa, abantu bakunzwe kubeshywa kurakaye mvuze gutyo. Abantu ntago bakunze ukuri. Nta muntu ushobora gutamba igitambo. Baduteza amahembe yatugeraho akavuga ngo dusanze ari umuriro. Yes. Karabaritura. Ubwo hari ikibazo kiba gihari. Hari umwandara barabatekinise badaje. Bibaye ari iby'Imana yacu twaba tugiye kuvuga ko ari intege nke. Imana y'abapfumu ikaba ari ifite imbaraga. Nimba Gerard uvuga Imana hano, umuroza afiteho uburenganzira bwo kunteza gisida nkapfa. Imana mvuga ni intege nke. Urumva ubuhanuzi buhari ico buri kwigisha abantu. Sari yafate. Sibyo? Yego. Nindamuka ngiye kuri social media nkavuga ngo pastor kanaka bamuteze impanuka, Imana dusenga idashobora kuturinda twayireka tukayoboka izabo zifite imbaraga. Yego. Nimba Imana ukorera vitari idashobora kukurinda yireke nta kimaze. Ariko Imana nkorera akonda kavivuye irakoze. Akoko ndakavivuye. Ari ibyo twavuga ubwo Imana zabo zaba zidusha imbaraga iyo tuvuga. Rero ubu buhanuzi ico buri gusenya kwizera Imana, ahubwo bukereka abantu kwizera imbaraga z'abapfumu. Kuko barerekana puissance z'abapfumu niberekana puissance z'Imana. Kuva kera abakozi b'Imana barapfa. TB Joshua abankurike mujye kuri Emmanuel TV murebe TB Joshua uranyanze. Bare murebe TB Joshua yakijije abarwayi bangahe, yahagurukije ibirema bingahe, uyu munsi yarapfuye. President wa Tanzania yitwa nde? Uyu wapfuye ejo bundi. Uyu wapfuye muri COVID yitwa nde? John Pombe Magufuli ninde? Magufuli? Yes, uyu upfuye ejo bundi. Yari umugwaneza, si yari umukozi w'Imana. Ariko yari n'umukozi w'Imana. Je mwita ko yari umukozi w'Imana. N'umuntu wajyaga ku muhanda agafata amafaranga agaha abantu abakene akabaremera. Yifotozanyaga n'abakene ku mihanda. Sibyo? Yabwiye abatanzania arababwira ngo tujenge Tanzania ihinduke uburayi. Twubake Tanzania ihinduke nk'uburayi. Yari umukozi genemeraga nk'umukozi w'Imana muri Tanzania. Wagendaga ku mihanda akareba abazunguza udutaro akabaha amafaranga. Yarapfuye. Sibyo? Ubwo nabo batanzweho ibitambo? No. Imana hari igihe ireba ikabona imirimo wagombaga kuyikorera. Ikabona irarangiye. Cyane. Yarangiza ikavuga utireka ngucyura. Reka ngucyure. Ikagucura mu buryo ishaka. Abantu ibyo birirwa bakomentaho kuko nta urapfa muri mwebwe. Muri aba bari tukurikiye no muri jye ubivuga nta urapfa ngo twumve urupfu rwiza n'uruhe urubi n'uruhe. Urupfu rwose ni urupfu. Nta rupfu rwiza rubaho. Nakurikirana. Bishop uri kuvuga gutyo wenda unyibutsa akantu gatoya. Se wabo twavuga ko ari se kuko niwe wabareze uri ya Devota wapfanye na Pastor Eugene mu mpanuka imwe yakoresha amagambo yakomerekeje imitima y'abantu ndetse ko yaje kuvuga uti naramumvise asaba imbabazi bose ndabikurikirana. Impamvu ngiye kubaza ikibazo ni iyi nuko yasabye imbabazi kandi nyuma y'imbabazi nta rundi rubanza ahubwo nukubera ko ngo kuba yaraguye mu mpanuka nta mukozi w'Imana wagwa mu mpanuka. Ni myumvire y'abantu. Nta mukozi w'Imana wagwa mu mpanuka ngo yapfuye nk'imbwa. Donc ibintu nk'ibyo ngibyo. Nakibaza nti bundi urupfu rwiza umuntu ashobora gupfa ntibyitwe ko apfuye nk'imbwa. Ese urupfu umuntu yapfa bikitwa ko apfuye nk'imbwa n'uru. Ndagira ngo udutandukanyirize ibyo bintu hanyuma kugira ngo abantu badukurikiye bagira ikintu basobanukirwa muri ibyo bintu. Hari umupasiteri nigeze kumva ngo waguye mu kabari inaha. Siko numvise. Yego. Uriya yapfuye nk'imbwa. Wabyumvise? Yego. Nuzagwa mu maroja azabapfuye nk'imbwa. Sibyo? Nuwapfa yiyahuye yabapfuye nk'imbwa. Yego. Ariko urundi rupfu rwose. Wapfa utsitaye, wapfa ugonzwe, wapfa inkubi gukubise, wapfa uruhese, wapfa ubwato burohamye, wapfa indege ihanutse. Izo mpfu zose. Urupfu rw'ububwa ku mukozi w'Imana ni ugupfa utari mu muhamagaro w'ibyo wahamagariwe. No gupfa utari mu muhamagaro w'ibyo wahamagariwe. Yego. Sibyo? Undi yarari mu gikorwa cy'urukundo avuye kuzana abantu bakurikiranye. Ntabwo Bibiri ntago batwereka nimba ntago batwereka ari mu marogi, nibatwereka ari mu kabari. Urupfu rero rw'ububwa
ku mukozi w'Imana ni ugupfa utari mu muhamagaro w'ibyo wahamagariwe. Ni urwo rupfu rw'ububwa. Abantu baravuze ngo uriya muntu ngo inzego z'umutekano za hariya muri Uganda zimukurikirane. Mbo zanamukurikirana ariko nta n'impamvu zo kumukurikirana. Sibyo? Buriya abanyarwanda bacu mugari bakavuga ngo uburere buruta ubuvuki. Hari igihe ukurana nabi ukavuga ibyo ubonye byose ugasanga rimwe na rimwe n'ibyo uvugana ntuzi ingaruka zabyo. Sibyo? Niyo mpamvu nirinda kugira ngo nzaze gusaba imbabazi hano kuri kamera kubw'ibyo navuze kandi ndi umuntu w'umugabo. Urumva? Rero kubwanjye urupfu umukozi w'Imana apfuye nkaba navuga ngo apfuye nk'imbwa. Ni ugupfa atari mu muhamagaro w'icyo yahamagariwe. Gapfuri mu majipo y'abagore, gapfuri mu tubari kuri kontwari, gapfa bakubyutsa mu turoge ariho waguye, sha ubupfuye nk'imbwa. Ariko gupfa ngo wakoze impanuka. Impanuka se zimaze guhitana bangahe? Ni benshi. Uza abakozi b'Imana bamaze gupfa bazize impanuka. Benshi. Bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwa amabuye babateka mu mavuta, babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha. Bamwe mu bakoreye Imana babaciye ibihanga. Urwo rupfu se ni rwiza? Ni rubi. Babakerezaga inkero. Ntabwo ari gusa n'icyuma. Urukero ni ugukera, urukero ubundi rukerera igiti. Ni uko kwicurwa agashinyaguro. Babakerezaga inkero, abandi babateka mu mavuta, abandi babamba, abandi barababaga bakaba umuntu nta ruhagira, ariko bakababaga bakabakuraho uruhu. Tuvuga iby'abandi se? Ibyo nibyo Bibiliya ivuga ngo tuvuze ibyabo byaturenga. Urumva? Ahubwo hari ukuntu abantu batekereza ko yukorera Imana cyane, ubu hari ukuntu uko babyumva, hari ukuntu uba ugomba gupfamo, ugomba kugenda nka Eliya. Ntabwo ariko bimeze. Ugomba kugenda nka Eliya ukazamuka ukajyanwa n'igare ry'umuriro. Oya, ntabwo ariko bimeze. Imana niyizi ibikwiye. Kandi nababwiye ko uriya mugabo yamaze gutaha ubwami, ahubwo abantu nabo nibakorera isi nk'abayivamo, bakorera ijuru nk'abaritaha. Bishop, kubera iki ubuhenebere cyangwa se ubupagani buri kwiyongera mu nzu y'Imana cyane? Ubupagani impamvu buri kwiyongera mu nzu y'Imana, inzu y'Imana Yesu yayigezemo yinjiye muri Yerusalemu. Ageze muri Yerusalemu ndagusubiza kandi ndagusubiza nihuta kuko uri kumbaza ibintu biri mu nshingano zanjye. Yinjiye muri Yerusalemu asanga inzu y'Imana yabaye umusaka, yabaye iguriro ry'inuma n'abambuzi. Hanyuma ntabwo yigeze ababwiriza kuko bari barize barasomye ibitabo by'imizingo y'ibitabo, ahubwo yafashe ikiboko arabakubita ati inzu ya data izitwa inzu yo gusengerwamo. Uyu munsi rero impamvu ubupagani buri kwiyongera, ndetse abantu gesigaye ntinya idini kurenza gutinya umupagani. Abanyedini se barahemuka. Sigaye ntinya umunyedini kurenza umupagani. Umupagani namubwiriza agakizwa, ariko umupagani ahita akubwira amatayo. N'abadutukano kuri social media ntabwo ari abapagani, ni abanyedini. Hanyuma rero icyatumye ubupagani bwiyongera muri iyi minsi, icyambere isengero zabaye business. Kombona ndebye nabi papa. Zabaye business. Nanjye ndushinge. Nushaka urushinge numbona abayoboke. Ye ntibyavamo. Kera twinjira mu nsengero, jewe ninjira mu rusengero, hari ubutumwa buvuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Urumva mugore inzira z'Uwiteka. Ubutumwa bwo kwihanisha abantu ntago bugihari. Ahubwo umuntu abyuka uko yabyutse, nimba yaratukanye n'umugore akaza ati nimwumve Uwiteka Imana azakurwanirira, azakugira neza, abo banzi bawe arabarimarimye, abakuvuze abazibye iminwa, itoro ryose rigahaguruka n'abapagani bose n'abandi bose kamere zari zarasinzire zigateza ibyuka. Ati amen. Abati amen, bati twafashijwe. Ariko aho kubwira umuntu uti reka urwango, reka ishari, reka amoko,
reka amacakubiri, reka umujinya, reka guteranya no gusebanya. Kuko biravuga ngo abakora ibyo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Ubutumwa bwihanisha abantu bwashize mu itorero. Ese kubera iki mu idini? Ubwo ndacyari mu idini uri umushumba nawe ufite abushumbye cyangwa se ugana n'abashumba bagenzi bawe. Kubera iki ako kantu wari uvuze k'amoko mu idini ariho bisigariye cyangwa se ariho bisigaye, kandi ahandi turi ndi umunyarwanda, ariko mu idini hose ko biri mu idini mbo urakoza akantu k'amoko. Impamvu mu idini ariho kari mbo hanze baravuwe barakira, mu bo twita abapagani. Leta y'ubumwe yabahaye umuti barawunywa barakira. Yego, urakurikirana. Noneho mu idini twebwe tubitwikiriza umwuka we, turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Noneho rero aho umwuka aviriye ku bantu, yego, sinzi nimba uri kubyumva. Ndi kubyumva. Icyo gihe turi mu mwuka twumvaga turi abavandimwe. Noneho rero kubera ko umwuka yagiye, nsigaye nkureba nkabona uri umushi. Yego. Nanjye wandeba urumva, nanjye wandeba ukabona ndi uwo mu bunyambirire. Wakurikiranye. Ariko ni ukubera ko umwuka w'Imana yavuye ku bantu. Yego. Kuko yaravuze ngo ntazahora aruhanya n'abantu. Urumva, umwuka akiri mu itorero nabonaga uri mwene data muri Kristo Yesu. Urumva, aho ntago haba hakiri umuyuda cyangwa umugiriki. Niho Bibiliya ivuga ngo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Yego. Wabyumvise? Rero ntago nakurebaga nk'umugiriki cyangwa umuyuda, kubera ko umwuka yabaga hari nkabona uri mwene data. Noneho rero umwuka yaragiye, umuntu abona n'uyu ni ubwoko ubu, undi abona ni ubwoko ubu. Wakurikiranye. Ariko umwuka agihari babonaga ari umwe, turi abavandimwe. Yego, turi bene data. Icyifuzo nkaguha ikindi, dusangira igaburo ryera nakwikeka. Urumva, no nsigaye numva ngo bagomba kuringaniza, ngo niba ari abadiyakoni umubare baba umubare wabo ku buryo baringaniza. Impamvu intambara isigaye mu idini cyane, ariko Imana ari mpamvu tugira ngo dusabe leta yacu n'ubundi yagiye idufasha byinshi kugira ngo yegere amatorero cyane, inagere mu matorero, igere mu matorero cyane. Uyu mwuka w'amoko ubyimbye cyane mu itorero nuko bo ntibari baravuwe, bari bafite umwuka wera, none yaragiye. Umwuka agiye rero buri wese ahita abona ati uri umuyuda, agenda umugira iki. Wakurikiranye. Ubu rero icyo itorero rikwiye gusaba ni ukongera umwuka w'Imana akaza muri bo. Bitashoboka leta ikahagera nabo ikabafasha nk'uko yafashije abandi banyarwanda bakubaka ndi umunyarwanda. Kuko amoko ari mu idini, urumva, n'agatuti kugira ngo ukabone abanza kureba uriwe. None se ubwo ubaye uri mugufi agatuti ntikaba kagusuma, kagashaka kuba kagusuma. Abanza kureba uriwe. Rero icyo nabwira abantu, ni cya gicaniro cyazimye imbwa zikiryamamo, umwuka w'Imana arigendera, kuko ntiyagomba kuruhanya n'abantu, aruhanya n'abantu. Umwuka w'Imana amaze kwigendera, uyu munsi abantu nyine bari gukora iby'abapagani, kandi bari mu nzu y'Imana. Baravuga iby'abapagani kandi bafite titire z'ubukozi bw'Imana. Barakora iby'ubupagani kandi bari mu ihema ry'Imana. Hari umupasiteri umwe mperutse guhugura, aranyitegereza arambwira atari kuranzi. Ntabwo nkuzi. Atuzi igihe nakirijwe sha. Ntabwo nkizi. Ati wa mwana we jya uvana amagambo aho ngaho. Ati ntukajya umenyera amavuta yanjye, jya umenyera nyoko. Ngaho re ngije menyera ngaya mama. Hita numva umenyera amavuta ya mama, kandi mama ntiyigeze avuga ibimvuga. Rero hita mvuga ni ibintu birakaze. Y'uyu mukobo ibyibuze mba ntamurusha ibiro abanteye n'ingumi. Ariko yararebye tiri mutera ingumi, ashaka guhita ntera nka jido ya danje. Ngi kubwa amahirwe mbona arigendeye. Rero icyo munavuga ubu ni igihe cyo kugira ngo abantu basubire ku isoko. Ubundi abantu baradamaraye. Urumva, abantu bamaze kudamarara. Abantu bamaze kudamarara, abantu bamaze gutakaza indangagaciro z'ubukristo no gufata ibintu by'Imana arareje, kutabiha ireme ryabyo. Ahubwo ibintu by'Imana babaye nk'ababikiniramo komedi.
komedi kare zo zimaze gufata intera mu nzu y'Imana. Umuntu wese ukina komedi ari agafata umusitari. Nanjye niga gukina komedi uzajya kumva nabaye umusitari. Ntuzabikore ahubwo nabonye impano ikomeye ikuriho ari nta mpano yo guhimba indirimbo no gusohora indirimbo zikomeye. Indirimbo ijwi ry'ijana. Ni ibintu Imana yagiye imishurira muri we harimo impano ikomeye cyane ijyanye n'ubuhanzi. Uriya mugabo ntabwo ajya yiyubaha. Hanyuma wenda Bishop reka ndindagana ku musozo. Imana ishimwe, Imana ifite piyese. Ngo marayika Gaburiyeli agendana nawe buri munsi. Amen. Amen. Aha. Ngada twagiye. Hanyuma reka nsoreze kuri aka kantu wenda abantu bashumba bahuye nyine bagomba gusuhuzanya. Abantu bazakira ibikomere gute bagiriye mu ideni? Kuko urumva abenshi bafite ibikomere, hari abatuburiwe, hari abafite inda z'abakozi b'Imana, hari abagiye bahorwa ayo moko, hari abagiye donc hari ibikomere byinshi abantu bagiye bagirira mu nzu y'Imana kandi bari bazi ko ari abantu bagiye gukirira. Ubona ari iki kintu kizabaho kugira ngo ibi bikomere bikire, abantu baruhuke kandi bari mu nzu y'Imana bakomeje gukizwa? Urakoze cyane kandi shimye Imana kumbajije ku kibazo cyambayeho. Je nakomerekeye mu nzu y'Imana. Nakomerekeye mu nzu y'Imana, nkomerekera mu itorero. Kandi nari ndikunze, nari nagiyemo ntakeneye ibiryo kuko muri iyi minsi amashengero menshi abantu bagiye bashaka gutabarwa, bashaka gusubizwa. Muze mwakira ibitangaza, muze mwakira umugisha w'Imana. Abantu gasanga bagiye no mu nsengero badakurikiye agakiza, badakurikiye Kristo. Je nagiye mu rusengero nyeneye gukizwa no kureka ibyaha no kwakira imbaraga z'Imana. Ariko nza kwakomerekera. Ariko icyambere Imana yari yateguye abo kudukiza ibikomere. Bari abashumba badushumbye. Abashumba badushumbye uyu munsi rero cyangwa se bagiye bashumba abantu nibo uyu munsi bari fondateur mu gukomeretsa abo bashumbye. Sibyo? Ushaka uwakomora igikomere n'uwagutega ugutwi byibuze akakumva nza abamama benshi bajya bampamagara barira, nza abagabo benshi bampamagara barira bati itorero ryanjye ryumviye amagambo bavuga rishyira hanze, itorero ryanjye ryumvise ibi nibi kigeze rigenzura. Umuntu akaguha ingero zose kandi ukanabigenzura ugasanga kuko yararenganye, ugasanga yakomerekeye mu itorero. Inzira ya mbere yo gukira igikomere ni ukubabarira. Kubabarira utiriwe usaba imbabazi, usabwa imbabazi. Niyo nzira agenda akiriyemo. Inzira nakiriyemo kugira ngo ushobore gukira igikomere cyanjye, nize kubabarira ntarinze gusabwa imbabazi n'uwamemukiye. Icyo ni icyambere. Inzira ya kabiri yo kugira ngo umuntu akire ibikomere ni ukwiyakira ubwe. Sibyo? Hari igihe umuntu ahura n'ibintu ntashobore kwiyakira ubwe. Ntashobore kwiyakira ubwe. Wowe ukiyakira. Wabyumvise? Inzira ya gatatu ni ugusenga. Ari nayo yagombaga kubanza. Ariko hano muri uku gusenga ntago ari kwa gusenga wowe uvuga ngo Imana ibagirire nabi. Ahubwo ni ugusenga. Ndi papa. Amen papa. Imana yavuze ngo uzakurwanya Imana izamurwanya. Amen. Ugukunda Imana izamukunda. Amen. Hanyuma kuri Vitali ni umutsinzi, arashoboye, azagera kure, azakora ibikomeye, umurwanya wese Imana izamurwanya atarashyikira Vitali. Amen. Komeza ikiganiro. Imana iguha umugisha Mungu. Umuprofete ari mu mavuta. Imana ibaho umugisha. Inzira ya kabiri ni ugusenga Vitali. Yego. Muri iyi si nabonye inshuti nziza. Wenda abantu bashobora kuba banyumvise ukundi, ariko nabonye inshuti nziza. Inshuti iruta umugore washatse, inshuti iruta abana wabyaye, inshuti iruta umugabo washatse, inshuti iruta abavandimwe. Nabonye Kristo. Nagira nkubwire ngo mu gihe cy'umubabaro wanjye, sibyo, kuko urahari ntashobora kuvuga kuko Yesu yarawumaze. Nabonye inshuti twasigaranye. Abantu bagenda, umugabo yagenda, umugore yagenda, abana baguhinduka, ariko inshuti nziza twagumanye.
Yesu yabwiye abigishwa bababwira ngo nimwe mwagumanye nanjye mwihanganana nanjye mu byo nageragejwemo byose nanjye mbabikiye ikamba. Nabonye inshuti itadusiga, nabonye inshuti itadutahana abantu baduhanye, nabonye inshuti itatuvuga abantu bari kutuvuga, nabonye inshuti itatwanga abantu batwanze, nabonye inshuti itadusiga abantu badusize, nabonye inshuti itatuvaho abantu batuvuyeho. Ni Kristo. Vita ntago ndi kubivuga kugira ngo mu motive, nabonye puissance ze, nabonye ukuntu aza akakubwira ngo humura ndi kumwe nawe, ugatunga amahoro. Isi yose yagushinyikiye, isi yose iri kukuvuga nabi, ariko ukumva ufite amahoro. Urumva ukaryama ugasinzira bikemera. Abantu bari bazi ko utari buryame ngo usinzire, abari biteguye kukubona wabaye umusazi bakabona wabaye umusazi umeze neza uratshinjagira, abantu bakajya koza ngo kumeze neza, watekereza ibintu uri gucamo nk'utekereje Gerard ibyo ari gucamo, ariko abantu bakavuga ngo urasa neza Gerard umeze neza, haka ngo icyabe ni Imana ushimwe kuko uba wantwikiriye. Amen. Rero nabonye Yesu niwe nshuti nziza izikatwomora ibikomere ikadutwikira ibyo twatewe n'inshuti, ibyo twatewe n'imiryango, ibyo twatewe n'abo twabanye, ibyo twatewe n'ibyo twahuye nabyo n'ibyo twanyuzemo. Yesu araza akabitwomora. Ugaseka Vita mu gihe kitari cyo guseka, ukishima Vita mu gihe kitari cyo kwishima, ukambara ukaberwa Vita mu gihe kitari cyo kwambara ngo uberwe. Urumva ni inshuti yo kwizerwa ibihe byose. Aguha amahoro igihe isi iri kukuvugiriza induru. Urumva aguha ibyishimo igihe isi iri kukumwaza, ariko ukumva ufite amahoro. Nicyo cyatumye umuririmbyi aririmba, ndakabarimbiye bene data, arimba ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ntabwo ari uko umugore ankunda, ntabwo ari uko umugabo ankunda, ntabwo ari uko famille yanjye nkunda, ntabwo ari uko abana banjye bankunda. Oya, ubwo umwami Yesu ankunda pour entrer ndamahoro. Nicyo cyonyine. Niko gukira ibikomere. Idini ni idini, urumva ni abantu barisengeramo, ariko kumenya Kristo n'agaciro k'imbaraga z'umusaraba biduha gutambuka kandi biduha gukomeza. Je nigeze mbwira itorero ryanyoboraga rya DPR, bari bambujije kujya nakira abantu bambara amaherena, kuko mwari muri mwimenyerezo, barambwira bati ibyo bintu ntago byemewe kujyuzana abantu bo mu macace muri iri torero. None ndavuga nige niyo mwanca mbarumva hari ukuntu nabaye inshuti na Yesu ku buryo nashakira amaramuko ku idini, ku buryo idini ryinyirukanye numva nahita mbona ko nirukanwe mu ijuru. Kuko hari abantu idini ryirukana bagahita bagira ngo ijuru ryabirukanye. Urumva hari ukuntu idini rikubangamira ukagira ngo ni ijuru ryakubangamiye. Oya, ubwo umwami Yesu ankunda. Niyo mpamvu mbwira abantu kwikundwakaza kuri Kristo kurenza kwikundwakaza ku bashumba no ku madini. Umuntu ahinduka nk'igicu, ariko kwikundwakaza kuri Kristo ukomatana na Kristo. Iza kurinda majya namaza none no mu bihe bidashira. Imana iguhe umugisha. Amen. Kristo soreje ino kiganiro tuvuga duti Imana ni dutwikira ikomeze duhishe mu bitugerageza bitari bimwe. Imana idutwikire, kandi Imana iryo soko yararitsindiye. Nokuri. Ni Imana yo kwizerwa. Amen. Ndumva nasoza abantu nimero zanjye ni 0788458518. Uri hanze ushyira akamenyetso ko gutaranya 250. Ndabakunda. Imana ibaho umugisha cyane. Amen. Turagushimiye cyane. Reka dusoze dusenga Imana kugira ngo Imana igende yo muri ingoma z'abantu baba baragiriye mu nzu y'Imana ku bakozi b'Imana. Urakoze Imana. Mana urera, were mwiza bagutegereza, bakwizera bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Sengeye abana be baradukukiye mu mpande nye z'isi. Hari ibikomere abantu bagiriye mu nzu yawe, hari ibyo bagiriye ku bakozi bawe bitandukanye, ariko narakubonye wo muri mutima wanjye. Nabonye wo muri mitima y'abantu benshi twagiye duhura nkabaganiriza. Aka kanya sengeye umuntu wakomeretse kugira ngo umwomore igikomere icyo aricyo cyose. Turi mu isi dufashe giye mu ntambara turwana n'isi, umubiri ndetse na Satani. Kandi Satani akomeje kurwana, ariko nubwo arwana si umuneshi. Mwami ndasabye ngo uneshereze ubu bwoko bwawe, kandi abantu bahuye gusobanukirwa no kuri kw'ijambo ryawe, dukorera isi nk'abayivamo, dukorera ijuru nk'abaritaha. Urakoze Mwami, umugisha bari badukurikiye, abakunzi bacu bose tubifurije amahoro n'umugisha ndetse no kugubwa neza muri Kristo Yesu. Kandi womora inguma imitima yari ikomeretse, imitima ijojoba, imitima ikomeretse, imitima ibabaye, iyi mitima yakomeretse Mwami, kandi gakomerekera mu nzu yawe, ubari wo kuyomora mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
barakuvura indwara ngo handitseho ngo tuvura indwara zo mu mutwe ubwo banavura mu marangamutima niho nagiye nanamenyera ibyo byose. Muganga wamvuraga yari afite ukuntu ibyo kuntu ukabona kubera ko muganije n'ibintu bibabaje we kugira ngo ababare ahubwo bifatwa n'abahane sakuza agatomboka ubwoba bukakwica ku buryo asohoka akagusigaho muri bibari urumva ubu nawe burya bakomeretse aba ari inkomere. Yego. Ikindi ibyo bihe umugore we yarapfuye amaze gupfa akajya agenda akabwira abaganga ngo mwihangane urumva yamenyereye kansaringa kandi arababa ariko ntabwo abizi ko abaye ntabwo ari kubyumva nta nubwo ari kumva ko ari ufite ikibazo ukabona abantu barimo bararira yatambuka abantu bakarira tujya kubwira mwihangane bibaho mwihangane nta kundi byagenda ugomba kujya tubyakira ukomere uhumure gutyo nyine. Noneho abaganga nyuma aho babigira sitori ndende kuva ati disi yarasaza kubera guhora na jisita aho ngaho nubwo avura abantu bafite ibibazo ariko avura n'abasazi bagahita bumva ko kubera abasazi aho yarasaze. Ni ukuvuga ngo rero iyo ukomeza uhura n'abantu bakomeretse kenshi udafite umuntu nawe ukuvura bikugiraho ingaruka. Mu yandi magambo rero ko ndabivuze ntabwo njyewe mpfa kubona ikintu kimbabaza nubwo mpfa kubona ikintu kimeze ni gake uzi ikintu kuri njye nibaza ngo ubu ni iki kinzabona mu buzima umutima wanjye ukongera ukanezerwa njya mbona nta kintu cyashitura umutima wanjye ngo nizere kuko nigeze mbabara rero nta kintu cyanezeza rero ngo bikunde. Hanyuma no kuba rero nababara birenze ko nababaye ntabwo bihari. Warumbajije rero ngo wagiye kubona byanze mbona urarize twari tuganiriye ko utuntu dutatu bari bambwiye tuzisubiyemo bitangira. Ubundi papa wanjye naramukundaga cyane amaze imyaka 2 apfuye. Iyo sitori yapfuye sinagamba naririmbana ndamukingura aho mugera arashashye biraho bingiraho ingaruka nyuma yaho. Rero byahuje ko umunsi ngiye muri shuti yego uyu munsi papa yuje imyaka 2 ari mu gitaka hanyuma barabinyibutsa ntabwo nari mbibuka babinyibukije ubundi imbarutso naho ni hatari ntabwo biba byoroshye ubwo wenda abantu bari buze kureba indirimbo hari byinshi bari buze kugenda babonamo wenda dushobora no kuzashyiraho comment nyuma yaho hanyuma ibintu bikarushaho kugenda neza cyane kandi reka tuvuge ngo Imana ibahe umugisha kandi bakomeze tugegana ku musozo n'ubundi muturirimbiraho kuri iyi ndirimbo. kandirimbe ku gice wenda ndirimbo ku gice cya nyuma cyangwa ntivuge mu magambo nta kibazo ariko ukiririmba ariko ukivuga mu magambo byiza n'ibiri tubwiye mu magambo uririmbira ofure. yego igice kiravuga ngo isi yuzuye umuruho kubera umuntu w'isi ntibituma ashaka guhemuka yego cya gifite akamaro n'umutima mugenzi wawe. Hanyuma ni imisozi n'amataba kandi ni ku isi imeze ubu ndabizi abantu banjye bane bikomeye ibitaramo banjye turakunda bahita babyumva uhagaze mu mataba bahita byumva uhagaze ku musozi nawe akabyumva. Hanyuma ni inzira igoye yuzuye isayo yego inzira igoye inuzuye isayo uranyeganyega gato ukabona ibikwanduza uranasayagurika ushobora no kurengerwa n'isayo yewe ariko noneho birangira umuntu asenga abwira Imana ngo
ashingirwa mu Kristo ari mu nzira agenda abantu basomye igitabo cy'umugenzi mu Kristo ari mu nzira ageze mu isaro gahinda gasaze ari mabuye hari uwayamushingiye ayambukira ayo mabuye niyo nifuza ko umuntu wageze mu isayo Imana yamushingiye yego kuko Imana yagushingiye ibuye burya riba rinakomeye iyo warikandagiraho uhubutse burya riba rikomeye iyo ari Imana yashinze hanyuma ndirimbe cya kiganza cy'imbabazi kimwe gito nyangineza kinkozeho nduhuka umutima ndumva nshaka kuba muzima rero njye numva nanaririmba ariko ijwi ryanjye we kera nanaririmbye ikintu cyadeforumye ijwi ryanjye ni ukubera kubwiriza birarideforuma hanyuma sigara rero ndi muri tureba imbere ariko nanone nkumva ntabwo nahombye kuko n'ubundi hose n'umurimo w'Imana kandi njye utazi kubwiriza iyo bije nanjye bishyira mu ndirimbo nawe iyo bije wakabishyize mu ndirimbo biba bivuga mu magambo yego turuzuzanya rwose ya sasa rero wenda turagushimiye cyane iyi ndirimbo irasohoka mu gitondo kandi abantu barayisanga hano ku Mpemburo barayisanga hano ku Mpemburo ikiganza indirimbo mana iranyubaka pe nge irampembura singiye kukubeshya irampembura pe ngenda nsubira mu magambo uzi ko hari igihe mba ni nko mu rugo nkajya nk'ahantu ku muhanda hafi nyine ndi gufata akayaga kuko nyine n'ibintu nkunda wenda ku mugoroba ko mbivuze ibangara nta kibazo hanyuma ariko ahanini nkashyiramo ekuteri nkaza nyumva ku buryo ngenda gake gake ku buryo yisubiramo nk'inshuro zingahe nkayumva mba numva nkeneye Imana mba numva nkeneye ikiganza cy'Imana kandi nkumva bigatuma numva hari ibintu byinshi nshaka kubwira Imana donc ikagenda inyibutsa hari ukuntu wumva amagambo y'umuririmbyi ari kuririmba mugafatanya kuririmba uko ubivuga nubwo utaba ufite ijwi ryo kubiririmba mu mutima kajya wumva hari ibintu byinshi uri kugenda wibuka byo kubwira Imana. Yes, wa muziki burya urimo bakomeza kubwira Imana n'ibyo uwo muririmbyi babivuga. Yego, ngayo nguko rero turabashimiye cyane kandi turanagushimiye nawe ko ubanye natwe muri iki kiganiro. Mugira muri Imana, turabakunda. Ciao ciao.